nanjye nuko nta mugabo ngira naye nakugira igishagabo none bagora twarananye nta muntu cyumva umugabo cyeretse nkanjye wo mucyacu utamugira n'abagore bananiye abagabo ubundi mudamu baramutwara bakamushyira ahantu aho abandi badamu bari bakamushyira mu kato bakamukubita agasaba imbabazi baramukubita agasaba imbabazi akabicika we n'undi witwa Mukabutera wo mu Kagarama umugore wa Nyagatare yirirwa gatukana gutyo baramufasha kumushyira mu nama abadamu baramukubita birangije birashira yararige nigeze mbireba ndavuga ngo uwampa nko kuba umuyobozi uri hejuru ijoro rimwe nta mu munsi wose kuko sinabakira ariko akama ijoro rimwe nge narenganura abagabo kuko abagabo bararenganye wabateraga leta ujya kubyara nawe abagabo kutabatera abo bagabo ukabatera leta ikindi cya kabiri ubyara bushoboye kurera ngewe mu kigage nka nk'urwaga rw'urunyarwanda rw'ibitoki nkanywa byeri ntabwo ngiye ibyo bintu njya mbiwe niyo babaza abantu baraho iyo uvuze ko umugabo ari imbwa nawe uri imbwa akazi imbwa ni mweru iyo ututse umuntu gutyo nawe wagusubiza gute so bene umuntu yabara kubyaje abana yagushatse warangiza ukajya n'uriya mugabo baburana yaravuze ngo ndaje njya kuragira iya mbwa ngenda bivuga ku maso wowe ngo weje ubundi babyaranye ngenda bivuga cyane nashaka za n'imbunda za ndasa urahukana rwose ugahita utanga amahoro yo kujya bagufunga. Mu nteko rusange idasanzwe iherutse guhuza abaturage batuye mu murenge wa Kiramuruzi aha ni mu kagari k'Akabuga akaba ari mu karere ka Gatsibo ubwo ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo ndetse n'izindi nzego zitandukanye z'ubuyobozi baganirizaga aba baturage ariko n'ubundi bagamije gukemura bimwe mu bibazo bigaragara mu baturage. Umwe mu baturage baraha nibwo yasabye ijambo agaragaza ko umwe muri bagenzi be baturanye muri uyu mudugudu ndetse ari nawe bafashaga gukemura ikibazo cye ngo yaje kumutuka ariko n'ubundi ngo akamutuka nyuma yuko yaramugiriye inama ku myitwarire yari ari kugaragaza muri uyu mudugudu batuyemo ariko ngo we amwuka inabi ndetse ngo amutuka ibitutsi bitandukanye harimo n'ibyo twirinze kugaragaza hano mu itangazamakuru. Ariko abaturage bakavuga ko umuco bavuga ko ari umuco mubi wo gutukana babona ko uri kugenda urushaho kongera kugaragara mu bice bitandukanye ibi ngibi ariko bakabinenga. Ni bari kumpa ijambo ngewe naganire na Jovia dura ku ntuzi z'abapeni aravuga ngo ko wavuze yuko uzanukira iki namubwira ikintu cya mbere ndabanza kugutukira ko wataye abana ntawe wabakubyariye wabateraga leta ujya kubyara nawe abagabo kutabatera abo bagabo ukabatera leta. Ikindi cya kabiri ubyara bushoboye kurera ko bantwaye ku Karwamu mbadiyafara mu mujyi bakama inzu ntayubatse nkayijyamo n'ubu ko bagiye kuyubaka kandi avugije induru bakama n'amabati n'ubu barayamaye narasinyiye bazaza banayinyubakire. Jovi wabataye gute ati burya inete ntabwo nzajyayo ati ndabareka bayubake nibamara kubaka ntaho nzajya kandi Jovi afite umuntu wamushutse w'umudamu w'umusilamu kandi Jovi ikindi cya kabiri na nyina nawe yaranutse ngo nanjye ngo navuze umukobwa we kandi namubwije ukuri namubwira ati ni wowe mushuka kandi Jovi ntabwo yishute afite abamushute harimo nyina harimo n'undi w'umusilamu harimo no kugira ngo ashike abana ntabwo abana ariyo bishute ntabwo umwana yakwibwiriza kuvuga ikintu ko Jaride yangaga kumfasha abana ko nabataye nkabarera wowe kuki utabawe ntabwo ari umuntu w'umunyarwanda ntabwo umuntu w'umudamu ntakwiriye kureba undi mudamu ngo avuge ngo imbwakazi cyangwa avuge ngo umugabo ngo ni intindi kandi uwo mugabo ntushobora kubwira umugabo ngo ni imbwa kandi yarakurongoye iyo uvuze ko umugabo ari imbwa nawe uri imbwakazi imbwa ni mweru iyo ututse umuntu gutyo nawe wagusubiza gute so bene umuntu yabara kubyaje abana yagushatse warangiza ukajya n'uriya mugabo baburana yaravuze ngo ndaje njya kuragira iya mbwa ngenda bivuga ku maso wowe ngo weje ubundi babyaranye ngenda bivuga cyane nashaka za n'imbunda za ndasa nawe umugabo babyaranye weje ubundi aravuga ngo iriya mbwa ndaje nyirege ngira mbwa ndaje nyereke indese ubundi umudamu dufite abadamu twatoye ubundi umudamu baramutwara bakamushyira ahantu aho abandi badamu bari bakamushyira mu kato bakamukubita agasaba imbabazi
baramukubita agasembaza akabicika we niba twamukabutera wo mu Kagarama umugore wa Nyagatare yirirwa gatukana gutyo baramufasha kumushyira mu nama abadamu baramukubita birangije birashira ntabwo yongeye gutukana urumva ubundi umudamu mushyiraho abandi badamu dufite abadamu b'abayobozi bigisha umuco ntabwo batwigisha kwirirwa dutukana. Abaturage batuye muri aka gace nabo bavuga ko uretse gutukana ndetse no gushyamirana hagati y'abaturanyi ariko nanone bigendana no gusuzugurana cyane cyane mu bashakanye, aho umubare munini w'abaturage yaba abagabo n'abiganjemo abagore bagaragaza ko abadamu bamwe muri bagenzi babo aribo bakunze kugaragaza ibi bibazo byo kuba bapyinagaza cyangwa se bagasuzugura cyangwa bagatuka abo bashakanye, nk'uko bagaruka ku ngero zitandukanye ariko nanone bagakomoza ku byo babona b'imbarutso y'ibi byose. Urabona ko n'ubundi mu ndangagaciro z'Abanyarwanda bavuga ko umugore ari nyampinga, kandi kuba nyampinga agomba kuba bakira babaga mu gikari, ariko abubu twavuye mu gikari tujya ku karubanda. Usanga kenshi na kenshi abadamu b'iki gihe cyangwa ababyeyi b'iki gihe uko tubayeho twagendeye kuri rya jambo ngo ni uburinganire, baduha intebe aho kwicaraho tuyihagararaho, tumaze kuyihagararaho twanduzaho abagabo bakabaye bagize ute bicara nabo bagira ute barahagarara. Ubwo rero iyo umugabo ahagaze n'umugore agahagarara nawe urabyumva, bose bavuga mpereza nanjye nguhereze. Niyo mpamvu kenshi abagore muri aka gace benshi bakunda kunywa inzoga zitwa ngo za rumena impanga, za rumanura, za biki sinzi n'amazina bagenda bazita. Ugasanga umugore ahereye saa 12 ari mu kabari akageza saa 6 ari mu kabari kandi umugabo aryamye. No handi yatashye umugabo akanga gukingura amwita yamvugo ngo kingura wa mbwawe ninjire, kingura, kandi ubwo yinje aje afite abandi bamuherekeje. Urumva nyine wa undi uri mu nzu aba yamaze guta agaciro. Niho hahandi bahita batakaza iki agaciro kabo, bagatakaza ubunyangamugayo, bagatakaza ububyeyi, bagatakaza indangagaciro ituranga nk'Abanyarwanda. Mu by'ukuri rero ku kindi uyu mama yavugaga ngo barabahanaga kera, ni nako kuri nanjye namenye ubwenge. Ubundi wacu ni Cyangugu, namenye ubwenge nsanga nta mugore wo kumena amabanga, nta mugore wo gusinda, nta mugore wo kuba hanze. Twebwe mama yatureze turi abana 3, papa yapfuye afite imyaka 7, mama arinze asaza nta wundi mugore yigeze ashaka, sibyo? Ubwo no kuvuga ngo ngewe mpita ndeba kuri umukecuru wanjye nkabitangaho urugero. Abubu rero tubyarana n'abagabo nk'icumi, bamara kutubyaza niba yakubyaje akabaye umugabo wawe kandi afite umugore w'isezerano, ugahita ujya hari ukamurega nk'umugabo wataye inshingano, kandi mu by'ukuri nta tegeko rihari igaragaza ko ari umugabo wawe. Niyo mpamvu rero usanga kenshi na kenshi ibintu bitagenda neza nk'uko bikwiye. Hari igihe nigeze mbireba ndavuga ngo uwampa nko kuba umuyobozi uri hejuru ijoro rimwe, nta mu munsi wose kuko sinabakira, ariko akama ijoro rimwe nge narenganura abagabo kuko abagabo bararenganye. Icya kabiri, umugabo nahatagutera inda we mugore ubabigize mu ruhari kugira ngo mubonane, niyo ataguteye inda ugahita ubona uri utishoye guteye inda uhita uyitwerera wa wundi uwishoboye, sibyo? Kandi niwe wamwitereteye. Rero n'ukuri ngewe ikintu nabona nuko abagore hajyaho itegeko rihana abagore nyirizina, hakajyaho n'itegeko rirenganura abagabo. Kandi iyo bakureze ribu ntagireba kure. Noneho ikibazo kiba gihari, ntabwo basuzuma ngo barengo si umugore niki gituma uyu mugabo yaramuteye inda. Kenshi na kenshi baba barahuriye ku kabari, kenshi na kenshi baba barahuriye mu kinani, ntabwo yaramutunze nk'umugore kandi uwo mugabo afite umugore. Rero ikintu kigomba gukorwa cya mbere, ubuyobozi niburebe ku itegeko niba ryanarihindura simbizi, ariko abagabo bagahabwa uburenganzira, bagahabwa n'itegeko ribarenganura. Abagore natwe tugasubira kuba mu gikari tukayoborwa n'abagabo bacu. Nicyo ngicyo nyine nifuza. Ntago umuntu ufite ikinyabupfura yapfa gutukana gutyo. Gutukana hari impamvu nk'ibyo bitera nta yindi. Babanywe izo nzoga bitwa za makuruci ngo zajugumira n'izindi. Nta muntu w'umudamu muzima wapfa gutukana ari muzima. Ntawe, nabo ngabo basinzi biyandagaza b'indayi gutyo, nuko ngoko nabo ngabo. Jugumira
na yewe muntu jugumira ni iki? ni ibintu benga igitifu yaratubwira umurenge ngo haraho yabifatiye asanga benze ibintu ngo bahunze amatafari. Njye ntabwo ibyo bintu njya binywa. Njye mu kigage nkanywa urwaga rw'urunyarwanda rw'ibitoki nkanywa byeri. Ntabwo njye ibyo bintu njya mbinywa. Niyo babaza abantu baraha. Umugabo arakora ku mugore ngo umugore agatera ngo ngiye kuri RIB ngo ibeshye ngo ngiye kuri RIB nayo ntigihakana. Iravuga ngo ngo nibyo ngo hariya muri gereza ugahita ujyamo. Nta mugabo ujya uvuga. Ni abagore. Abagabo bararenganye. Twebwe ngo nitwe tuyobora ngo nkora hose. Ubu abagabo mugabo nibo bahukana. Nta mugore ujya ahukana. Hahukana umugabo nta mugore ujya ahukana hano. Nta mugore ucyahukana. Aragenda akanywa amara gusinda agakubita umwana mu mugongo cyangwa akamuheka inshuro ati ngiye kuri RIB nayo yumva vuba vuba iti rwose umugore yarenganye bakaba baragufunga. Cyane tuyo tugiye twese nka gutya tukajya tukavugira umugabo naho ubundi aravuga ati ngiye kuri RIB. Wavuga uti kutate cyangwa utati cyaba ngo ngiye kuri RIB ngo ngetse ko njye bumva nta mugabo cyahukana hahukana abagore. Abagore twarananiranye nta muntu cyumva umugabo cyane nkanjye wo mucyacu utamugira n'abagore bananiye abagabo bakavuga nukuvuga ngo nuburinganire ngenda yanjya kunywa inzoga nawe genda usange abagore bawe akagenda nutera amahane ndajya kuri RIB akabwira abana be mwese muvugire rimwe yuko isa twishe yatubujije guteka tubujije kurya yabagiye kuri RIB umugore bamwakira vuba vuba. Ubwo umugabo akabagiye muri gereza ngo kandi umugore yasinze ntibangira ngo bareba ati mugabo yanyishedera yankubisa yanciye umugongo dore twabyaranye umwana indeze nuko RIB tuzongera kuzagifunga umugabo igifunga n'abagore baba banyoye basinze. Nanjye nuko nta mugabo ngira nanjye nakugira igishagabo none kwamba ndiko bari bugufunge nuko kuyobora ngo cana nawe navuganye n'umuntu ngo murasamaje nawe nuvuga ugize gucya ngo amaje ubwo nuguhita nkata kuri RIB niyo nagera njoro ugahita bamagara umutekano akaza kakujyana Tete tuvugiye rimwe ngura muntu n'umusazi tukajya kuri RIB nabone umugabo afite ubwoba. Ku ruhande rw'abagabo batuye muri aka gace nabo bavuga ko hari bamwe mu badamu usanga bagaragaza iyi myitwarire itari myiza ariko nanone nabo bakavuga ko ari imyitwarire banenga muri rusange cyane ko kuri ubu nabo biyemerera ko hari bamwe mu bagabo usanga bahukana bagati ngo zabo mu rwego rwo kwirinda amakimbirane hagati yabo nabo bashakanye. Arabyukira mu kabari umugabo akaba utekera abana nimugoroba cyangwa umugabo ugasanga arimo aroza abana umugore ari mu kabari. Abagore nibo basigaye bafite amafaranga kurusha abagabo. Umugabo arahigira urugo umugore yabonye akayajyana mu kabari. Mu by'ukuri rero koko hari abagabo benshi barengana, hari abagabo benshi bafunze. Umugore akaza yemeze nka gutyo wasanga umugabo yabaye stress mu rugo yamukoze urushyi umugabo akaba aramuzamukanya akabagiye muri gereza kandi mu by'ukuri yabikoze nawe ari agahinda wenda runaka yatewe na wa mugore. Mu by'ukuri rero kuri ya mudamu bivuze komite z'abagore zikwiye guhaguruka, komite zigahaguruka urasanga umugore agiye saa 7 z'ijoro ari muri kabari ese umugore abo bana yasize mu rugo abazi bariho mu buye buryo agatera umugabo akabuno urumva ibyo bintu n'ukuri rwose ibyo uriya mudamu avuze n'ukuri niko kuri nta muco bagifite abadamu benshi nta muco bagifite. Akenshi na kenshi bakunda kuba bibereye mu mayoga mu burayi ntibakita ku bana igihe cyose usanga birirwa bazerera basambanira ku mugabo wavuga bakahita bagutwara kuri RIB urugo. Murakoze. Twarumiwe cyane. Izacika gute se ko bicika bagahita birukanka bajya kuri RIB bagahita bagufunga. Urahukana rwose ugahita utanga amahoro yo kujya bagufunga. Rero iki gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'uko Perezida wa Repubulika ahora bitubwira twigisha ntabwo ibyo bintu byakagaragaye ariko buriya abantu ntabwo imitima yacu ntabwo yose imeze kimwe. Abantu nk'abo ngabo batukana akenshi bakunda kuboneka iyo bagize akantu basoma ariko ntabwo ari benshi cyane. Ibyo kuvuga rero abagabo we nako abagore batuka abagabo abo ni babagore babi. Hari abagore babi hakaba n'abagabo babi mu bantu abo ngabo bamwe ariko gutukana nabyo ntabwo ari umuco mwiza. Tuzi ko hari n'amategeko hana
abantu batukana cyangwa bavuga imvugo nyandagazi. Abamama rero batukana, urumva ko iyo umuntu yagize akantu asoma ubwonko buba bwagize gute, n'ubundi bimurimo ahita bivuga nk'uko uriya mama yahoze abikubwira. Yego, ndumva uwo muco atari mwiza. Uretse iyi nteko rusange idasanzwe yari igamije gukemura ikibazo cy'umuturage bivugwa ko yisamburiye inzu, muri rusange inteko rusange zitandukanye, inzego z'ubuyobozi zongera guhwitura abaturage, ariko nanone zikabigisha imibanire ndetse by'umwihariko zikongera kubibutsa uko bakwiye kubana mu mahoro kandi buri umwe yorohera mugenzi we. Muri iyi nteko nabwo umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Bwana Gasana Richard yongeye kunenga imyitwarire igaragazwa na bamwe mu baturage, usanga hari ubwo bashyamirana na bagenzi babo ndetse rimwe na rimwe bakarengera bagatukana. N'abaturage baratubwira bati Yoviya nubwo yahuye n'ibibazo ariko aratukana. Cyo nacyo nari nakiretse, ntabwo ari indangagaciro nyarwanda rwose. Mu byo dutozwa nk'abanyarwanda ni ubumwe, ni ukubana neza, sibyo? Ariko kubana nabi, ukabanira nabi abantu uturanye nabo, nabyo ntabwo ari byiza. Icyo nari nanze kukivuga, ariko uyu mukecuru arakinyibukije, nibagiwe kukivuga. Tugerageze twishakemo ineza. Ineza iyo yishatsemo igeraho ikakuba mwiza, ukaba mwiza. Ibibazo bikunze kugaragara mu baturanyi ndetse by'umwihariko no mu bashakanye, abaturage usanga bagaragaza ko hari ibiterwa n'ibiyobyabwenge cyangwa se n'inzoga zitujuje ubuziranenge zikunze kugaragara mu midugudu itandukanye batuyemo, ariko nanone abandi bakavuga ko hari bamwe mu badamu ngo bumvise ihame ry'uburinganire ariko bakaryumva nabi. Ibi nabyo akaba ari bimwe mu bikomeza guteza amakimbirane ndetse no gushyamirana mu bice bitandukanye. Nitwa Umuyange Jean Baptiste mu karere ka Gatsibo.